Bakunzi ba NITV, twongeye kugira amahirwe yo kugera mu murenge wa Muyongwe. Aha ngaha turi ni mu murenge wa Muyongwe, aho twaje kureba iterambere ry'abaturage uko rimeze. Twaje guhura n'abantu bamwe na bamwe bafasha abaturage kwiteza imbere. Ni muri urwo rwego rero turi kumwe n'umwe mu rubyiruko cyangwa se ababyeyi bakiri batoya bafasha abaturage murenge wa Muyongwe kugira ngo babashe kwiteza imbere, nk'uko igihugu cyacu kirimo kiganisha ku iterambere rishingiye ku muturage. Mwatangira mutwibwira mukatubwira n'icyo mushinzwe? Murakoze, nitwa Kingenere Redempta, nkaba ndi umuvi agenti hano muri Kataza mu murenge wacu wa Muyongwe, nkaba mba mu kagari ka Gisizi. Yego. Redempta se, iyo urebye muri uno murenge wa Muyongwe mu kagari ka Gisiza, iterambere ryaho rimeze rite cyane ku bagore bakiri batoya? Urebye ku bagore tukiri batoya, hari ukuntu abantu benshi batari bafunguka mu mutwe neza ngo babashe kuba bagera aho bagomba kugera, ariko turi kuzamuka gake gake kandi dufatanyije na Gwiza. Abaturage bari kugenda babyumva, bakumva ko bagomba gusevinga bagakoresha amatelefone. Ubu si bikiri ngombwa ko umuntu agendana amafaranga. Iyo umuntu agendanye amafaranga kenshi nta nubwo amenya kuyajera, ariko iyo abashije kuyafata akashyira ku gasimukadi kiwe akayagenda ayafite, hari n'igihe abona agiye kuyapfusha ubusa, yabona mu mufuka ntayarimo akayasevinga, bityo tukagenda dufatanya twese hamwe, nk'uko n'umubyeyi wacu Kagame ahora abidushishikariza buri munsi, akaba yaranaduhaye ijambo. Ntabwo dushaka ko tumutesha agaciro, tugomba gukora, urabona ko tunasa neza ugereranyije no hambere. Ni ibiki ushobora kuba wabwira abantu uti wenda nakoraga ibi n'ibi, none uyu munsi wa none ndakora ibi ngibi, navuye aha ngaha ngera aha ngaha? Ngewe nkurikije mbere, mu myaka 3 ishize, nari ndi wa mugore uzi ko umugabo ari we umutunga. Umugabo akaba ari ugomba kugenda agapagasa akavunika, nkumva ko ngomba kwicara mu rugo nkasasa, akaza agasanga natetse nagaburiye abana. Ariko ubu uyu munsi narasobanukiwe, menya ko ngomba kuza aho abandi bari nkiteza imbere. nk'ubu sinari nzi ko nsigaye niga gutwara ikinyabiziga cya moto kandi ndi umugore. Mu minsi mikeya hari igihe uzaza usanga ni njyewe usanze ku muhanda ndagutwaye. Kandi hambere ntabwo nari nzi ko nabijyamo, nta nubwo nari nzi nuko banashaka akazi kandi narizi. Ubu moto uzi kuyiha umugeri Cyane, ukayikubita rwose ahubwo ikagenda? ushaka bambwira ko ari njyewe ugutwara, ariko uko nta perime ndafatisha, ariko nimara kwifatisha nugaruka njyewe uzagufasha. None iyo urebye abagore bo muri uno murenge muri rusange, nk'abagore bakiri batoya, n'ibihe bibazo bahura nabyo bishobora gutsikamira iterambere ryabo? Urebye ibibazo abagore bo muri uyu murenge bashobora guhura nabyo, ni wa muco dufite gakondo. Umuco hari uburyo ufata abagore ukabagira nk'aho navuga yuzaresi, ari nta kintu bamaze, ukumva ko nta mugore ukwiriye kuvuga, nta mugore ukwiriye kurira ngo igiti ari hejuru cyangwa azamuke. Ariko uko iminsi igenda ishira gake gake, dufite icyizere ko bizakunda. Ni ibihe bibazo urubyiruko ruhura nabyo hano muri uno murenge wa Muyongwe? Ibibazo urubyiruko ruhura nabyo n'ibyo by'umuco nacyo kirimo naho ku rubyiruko, kuko n'ubundi usanga harimo n'urubyiruko rw'abakobwa, ariko n'abasore bakumva ko ntibashobore gutinyuka. Noneho tukaza kugira ikibazo cya deparasoma ya hano, uburyo bwa taransiporo buragoye. Nawe waje wahabonye, ibintu by'imihanda bituma ubuhahirane butagenda neza, bityo n'urubyiruko ntirubashe kubona uko rwava hano rukagera hariya kure ku muhanda munini kugira ngo rugezeyo n'ibyo rwakoze. Yego. None se Redempta, iyo turebye wavuze uti kwiteza imbere, ubundi mu by'ukuri imirimo ishobora kubyara inyungu hano abantu bashobora kuba bakora ikaba yabafasha ni iyihe? Wagira inama ki abo bantu kugira ngo iyo mirimo bayibyaze amahirwe? Urebye imirimo ihari twabyaza amahirwe, harimo cyane cyane ubuhinzi, kuko iyi zone turimo ni iy'ubuhinzi kandi irera. Nashishikariza urubyiruko n'abagore kugira ngo
twere kumva yuko kwirwa twicaye kuri TikTok turi kureba abantu baba bari kwinjiza, twebwe ukirwa ufashe telefone kuva mu gitondo kugera nimugoroba nta kintu winjije, ngo ntago waza guhinga ngo utobe ngo ibyondo ngo kera najyaga numva bavuga ngo ni uguhamba amaguru ngo uri muzima, ibirenge ngo urabihamba uri muzima, ariko iyo ubishyinguyemo ibirenge n'ubundi urongera ukabikuramo ukabikaraba ugasa neza, hanyuma y'ibyo ugafata n'amafaranga ukayakirigita. uvuze uti imirimo ibyara inyungu harimo nk'ubuhinzi. Ubu se n'iki gihingwa uhinga aha ngaha muri uno murenge dushobora kuba twaza tugasura twavuga tuti iki gihingwa kuko kimeze neza? Njyewe muri uyu murenge mpinga ibihingwa bitatu. Mpinga urusenda, namara guhinga urusenda nkahinga n'ibigori n'ibirayi cyane, ariko urusenda cyane nirwo nkoramo cyane rukampa amafaranga kuruta bya bindi, kuko ntabwo mfite pariseri nini yo guhingamo, ariko natishaho gushyira urusenda nkaba nitunga nkabona biri kugenda neza. Yego. Wabwira iki urubyiruko ruvuga ko nta gishoro, baba bati igishoro ni gikeya, ibyo gukora ntabyo, abo bantu wababwira iki? Njye ikintu nababwira, igishoro cya mbere ni mu mutwe, kandi igishoro cya kabiri dufite ni ukuba ufite ubuzima. Iyo ufite ubuzima ntabwo wavuga ngo wabuze igishoro, kuko waza ni cya kibazo bafite cyo kumva ko badashaka kuvunika, ariko iyo ushaka kuvunika igiceri cy'ijana kibyara miliyoni, ugakomeza ukazamuka. Dufite ingero nyinshi. Ubwo se wafata igiceri cy'ijana ukakibyaza miliyoni? Igiceri cy'ijana ugifashe mu cyumweru ugasevinga ukakibika, mu gikurikiyeho ijana, mu gikurikiyeho ijana, iyo umaze ibyumweru 4 abaye 400. Iyo ukubye umwaka ku byumweru 50 na bingahe by'umwaka uriya amafaranga urabufite. Nuyimara kuyabona wagura inkoko, ya nkoko igaturaga ukagira inkoko nyinshi. Muri ko kugira inkoko nyinshi ejo ukava ku nkoko ukongeraho inkoko, ukongeraho inka, ukongeraho umurima, ukaba wanagura n'ikibanza ukubaka. Nk'umujyanama mu kwiteza imbere cyangwa se mu guteza imbere abantu, ubu bumenyi urimo urabubaha se ukabona burabagirira umumaro? Yego, ngewe nkurikije uko nageze muri Muyongwe nkatangira hameze n'uyu munsi, ibyo tubaha babibyaza umusaruro, kuko uyu munsi urabona dufite umuriro, usanga urubyiruko ruri no gushishikarira kwiga cyane. Najyaga mbona mbere badashishikarira kwiga, bajya kwiga bakiga gusudira bagakoresha wa muriro dufite, natwe tukabasudira n'amasuka yacu yaba yacitse n'ibindi bikoresho byose. Hanyuma y'ibyo dufite abamotari mo hano basigaye ari be bankana, usanga urubyiruko ruri kugenda rujijuka kubera kwa kwizigama. Avuze ikintu cyiza kuzigama, hari ikintu cyo tuvuga ngo kuzigama guhindura intego, cyangwa se kuzigama gushingiye ku ntego, aho ushobora kuzigama ariko ufite n'intego. Uko kuzigama rero gushingiye ku ntego kandi kunahindura imyumvire. Ese hano abaturage bakwakira gute mu murenge wa Muyongwe? Hano abaturage bari kubyumva cyane, bari kubyumva kuko ugiye ahantu nk'ubu ku itariki 25 none na buri wa kane usanga iyo minsi yose hari imungu 10 wagera musanga harimo ibimina birimo, kandi baba bari kwizigama. Kandi uretse no kuvuga ngo muri ibyo bimina nta muntu utacyumva yuko agomba kugira ngo agire ikindi kintu ageraho, cyane cyane ko kera twabaga dufite amasambu yo kubaho tugahinga, ba sogokuru bagahinga na ba data, ariko uyu munsi iyo umuntu yizigamye kuko adafite ahandi azahinga, arizigama akagera ku cyo yifuza kugeraho. Wabwira iki abasore n'inkumi barangije kwiga bashaka kujya gusaba akazi? Ikintu nababwira rero, ubundi tujya mu ishuri kugira ngo dukuremo ubumenyi, ntabwo tujya mu ishuri ngo dukuremo akazi, kuko twese twize tukavuga ngo ibyo twize nibyo turi bukore, ntabwo byakunda. Ahubwo bwa bumenyi dukura mu ishuri, cyane cyane ko hajemo na entrepreneurship, bwa bumenyi bwo ku ruhande ugenda iyo wize ugahura n'uw'Icyangugu, umenya uko Icyangugu babayeho, ukamenya uko mu Mutara babayeho, na hano mu Gakenke ukamenya uko babayeho. Ntabwo ari ngombwa ko ugomba kumva ko ugomba kujya kwaka akazi. Fata amaboko yakure mu mufuka, ukore, niba ari ikiyedu ugikore, niba hari abari guhinga ugenda ujya guhinga, wumve yuko ugomba kubona ibintu kandi wibize icyuya, apana kumva ko urabona ibintu udafite aho ukura. Mbese gushaka akazi ni bibi? No, gushaka akazi ntabwo ari bibi, ariko
akazi turanakagendana, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ngombwa ngende hariya ku biro bampa akazi. N'uri guhinga ari mu kazi, ni uko ari wa bya bindi abazungu badukoronije bakadushyiramo, tukumva yuko akazi ari ukwicara mu biro gusa. Kandi nk'urugero umuhinzi yicaye ntahinge, hari umuntu ubwira atariye cyangwa akamara icyumweru atariye, ariko akazi kumva ko urajya mu biro, ibyo ni ukubyikuramo, ahubwo ukumva ko nawe ugomba gushaka igishoro, kandi igishoro cya mbere ni amaboko n'ubuzima. uvuze ikintu abazungu badukoroneje. Iyo urebye abazungu n'ubumenyi abanyeshuri babona mu ishuri, aho umunyeshuri agenda akava mu ishuri akarangije afite diplome, ariko yagera hariya hanze ugasanga agiye gukora ibintu atize. Ese mwebwe nk'abadamu mukiri batoya mubihuza gute n'ubwo bukoroni bw'abo bazungu? Kubihuza n'ubukoroni, abakoroni bo baje batwereka ikintu gifunganye, banga kutwereka ikintu kiri vaste cyaguye. Ufashe umwana ukimubyara, wamara kumubyara ukamubwira uti wa mwana wanjye we ntabwo ugomba guhinga ngo uve hano ugere hariya, byanga byakunda ugomba guhinga kugera 6 metero. Bimujya mu mutwe kuko uba umwangirije umuvirigarije akiri mutoya akabikurana. N'abakoroni natwe nibyo badukoreye, batwumvisha ko ibyo batubwiye ari byo tugomba gukora, ariko ntabwo ari byo. Natwe turatekereza tugomba no kwivumburira ibyacu, ntidukomeze kugendera ku byo batuvumburiye. Bakunzi ba NI TV rero turabashimiye, kandi dushimira na Redemuta uduhaye ikiganiro cyiza, turagushimiye cyane. Yego, namwe murakoze. N'ubutaha tuzongera tukorana ikindi kiganiro, tubwire noneho niba niyo moto uzaba wayibonye, kandi turagira ngo tubatangarize ko abangaba ni bamwe mu barimo bahabwa amahugurwa yo kwivana mu bukene, ndetse murabona yuko ni umudamu umujene uberewe usa neza cyane, arakeye mu yandi magambo. Mureke rero dukomeze kwiteza imbere, dukomeze gukora dushikame ku murimo. Umurimo ntabwo ari ukujya gusaba akazi ko mu biro, umurimo ntabwo ari kujyana diplome, umurimo ni ukubyaza amahirwe umuntu afite aho ari hose. Turabashimiye, ciao ciao. Murakoze cyane.